ubu ibintu muri ndahaba ari kubiba muri societe ya Pastor Claude ibyo biba aho kugenda abana bagira muri shuri muri ndahabirene aho kugenda abana bagira muri shuri muri ndahabirene twembi twagimageragere najya mageragere cyangwa ukajyayo twafatafashe mu kibuno dufatafata mu kwaha dutuma aho bakiramani dutuma ba kamarade dutuma n'abandi ariko muri ndahari beka kugiza ukuri aho kugira ngo abana bagira muri kujya ku ishuri muri ndahabirene nasanga baje hadi mageragere wowe urafata cano z'abantu ugafata ibyana ukangira ngo ribikubita strike amacaro y'abantu wowe warangiza ukanyihamagaza koro ufite strike zingahe muri dashboard we mfite iki kugera ku rwego winjira mu buriri bw'umuntu sinzi niba icyo kiganiro twagikoranye ukagera ku rwego ukerekana uburyo umuntu aryama urikumva niba aryama agona niba aryama acuramye ndabona niyo ni privacy life kuri muri ndahabi n'itsinda rye ntabwo ari byiza no kubuza umuntu umugati kuko urawumubuza ubu ukinishije umukino wa sinabyaye abantu bishimira kwicara no kwitereka ku bandi bantu no kubanezererwaho kuko bari kugetinga cyangwa se bari kuganya what you need uri kumva ariko then after muri ndahabi mwakoresha izi tekinike zanyu zo kwanga ngo kuvuga ngo nimujya muvuga ngo birarangira ntabwo biba birangiye bro muraceceka ariko ingaruka zabyo muzibona nyuma se nibirakwiye ko abanyarwanda bakecyurana bagatemagurana hejuru y'izi subscribers nemeye akababaro ka Irene yumvaga arahana Claude agana Bosco Empire n'uramunwa wabo bagaceceka Irene koko measures yo gukubita abantu strike niyo wumvaga ikwiriye sibyo dore ingaruka zayo ni izi ngizi aha hanyuma wewe bakubise strike kora analize urebe ngo bayigukubitiye iki turi kugendana sibyo rero icyo nge nabwira abantu badukurikiye kugeza n'izi saha banyumva nasubira mu ryaje amuna kubwira ko ngo icyo umuntu abiba nicyo agira gute asarura Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe. Kaze kuri mwese tubashimire cyane mwese abadukunda kandi mudukurikira twizere ko rero umeze neza cyane ibyo murimo byose muri amahoro kandi butameze neza mu buzima turakwihanganishije turagukomeje robo umeze neza yego ndamahoro yego umwaka urabura iminsi itageze no ku minsi 10 ngurangire uri kusoza ute nyirizina ku ruhande rwawe ku ruhande rwa famiye ku ruhande rw'ivuga butumwa meze biti mbo ku muryango tumeze neza yego ku ruhande rw'ivuga butumwa sanku wari wahagaritse muri no misi nigeje ko ibintu ndimo bimanza gucayuka kugira ngo nongere nkore umurimo yego bisanzwe ariko suko ubwo iyo mvuga guhagarika ni kuri YouTube ariko bisanzwe gusenga kubwiriza ubutumwa bwiza gukora amateraniro n'abandi bizera bagenzi banjye byo ntabwo nabireka kubera icyo bahisemo kubihagarika kuri YouTube imiyoboro nakoreragaho barayitwaye barayifunze nawe se wahawe strike none narasibishijwe nanibwa urasibishijwe uranibwa yego tugiye kuganira ahanini wende nabonye na post yawe ndetse n'abana bakurikira kuri WhatsApp yawe babonye post yawe uvuga ko wahisemo kureka gukora ivuga butumwa kuri ntabwo nariretse nabaye mpagaritse nukoresha expression nziza iyo uretse nubwo nuvuga ngo icyo kintu bukivuyemo yego kubuhagaritse rero nukubona uburyo bwabyo busa nk'ubutari gukunda urumva ibikoresho nakoreshaga bimwe barabinyibye imiyoboro nakoreragaho barayifunga rero biba bisaba ko umanza gusubira inyuma kugira ngo ngere usimbuke yego kugira ngo bigende neza cyane yego kuri social media n'ubundi hari inkundura y'abakoresha imbuga nkoranyambaga twabonye n'ibyabaye binini cyane ku witwa Bosco Empire anadekara ko yamaze no guhunga igihugu mu buryo bwerushye
ibi bya Bosco wabibonye gute izi mvuga ari gukoresha noneho ziremereye kuri abana b'abakobwa ndetse na manager wabo muri Ndahabirene ni ibintu wabonye gute? Buri muntu wese agiranuza ubuzima bwe n'umurongo anyuramo sibyo cyangwa se n'imibereho ye n'ubuzima bwe. Narabibonye nanjye nk'uko abandi babibonye. Kubibona kwanjye mbona ko hari amakosa menshi ari no kubikoreramo ariko anatandasi ya reaction y'icyo yari afite damu niba ari ikintu kibabaza ni ukuba ahantu wahahiraga ahantu waboneraga ihaho hifunze n'abadukurikiye batwumve ku muntu wigeze kubonaho akazi akabyuka akajya ku kazi yagera kumva umukoresha yamwirukanye yamuhagaritse birababaza pe birababaza. Ikindi cya kabiri babyumve kabiri ubuzima bwa hano muri iki gihugu turimo mu Rwanda burahenze burahenze cyane cyane nk'abantu baba mu mijyi dufite ubuzima buhenze. Ibyo twinjiza ni bikeya paraporo y'ibyo dusabwa gusohora y'ibyo dukeneye. Ubwo rero y'ibyo dukeneye ubwo rero iyo hiyongeyeho naho winjirizaga ko bahafunze birababaza pe. Nkanjye usiye ko ndi umukristo nyine wenda twe turega ku Mana twajya gusenga Imana twayenga ngongera uducira inzira. Nkanjye byarambabaje byanagomeretsa irayada. Urumva nayikuraga hihaho nubwo nayikoraga umurimo nakunda kubisobanura abantu nayikuraga hihaho sibyo. Rero iyo utekereje ubuzima kadufate nk'urugero rwa hafi hano mu rugo urabona ko turi abantu bagera muri 5 abo bantu bose kugira ngo bashyire ku ifurusheti isahani nuko nabaga nagiye kugira gute kwishaka. Icyo gihe rero mu mboni z'amaso yawe nabo ubibareba sibyo utagitegereje kongera kubona aho hantu umutima wawe birakubabaza. Ubwo nagira ngo manze njye ku ruhande rwe kuhita agira reaction yuko umugati wafunzwe ariko nanone kuba ibintu bikubayeho niwe ku giti cye nkanjye byabayeho noneho nanakubura n'agatwe bakongera akaza kagasubiza hasi sibyo. Ntago nge ndaza gutukana sindaza no gutongana ariko nanone uwatonganye n'uwatukanye kubera uko aremetse n'ibimwuzuye n'ibimugize nawe sinjya kumurenganya ahubwo icyo koza namugira inama sibyo. Rero biraryana pe biraryana kwicara kuba uzi ko ku itariki 23 22 nibwo YouTube ihemba wowe ukaba ubizi ko utazajya kuri banki kafate nk'urugero rwa hafi nk'iyi email ya kabiri niyo yari AdSense yibatwaye. Hari n'abantu bashobora bari kubona yada iri kuri online nijoro n'umuntu wanyandikira ati se kuri kubeshya ngo bagutwarire cano kandi turi kuyireba mwebwe muri kuyireba ariko nge ntago nemereye kuyinjiramo. Nk'iyi email yari email y'akazi email y'ishuri sibyo email y'ubuzima donc ya email warahuje n'ibintu byawe byose ukabyuka ugasanga mu gitondo umuntu yayigufungiye ibiriho ufite uburenganzira bwo kubikuraho sibyo ibyo wakipinze ufite uburenganzira bwo kubibonaho donc icyo kintu kirababaza muri rusange sibyo. Rero ashobora kugira reaction agatongana ariko nkatwe dukijijwe uri kumva twe ntago dutongana nta nubwo tujya kurwana nk'uko bari abarwana ngo ujye guca amatwi uvuga ati wowe kanaka nk'aba bankoreye ibyo babankoreye abenshi bambazi sibyo nk'undabazi pe umuntu wasibishije yada ya mbere uri kumva YouTube yaje kumunyereka sibyo ariko nge sindi wa muntu aza kumbuga nkoranyambaga ngiye kongera ndemi nambara none iri physique nawe sibyo ndamwihorera uri kumva yabikoza abishaka abikora afite impamvu ye sibyo. Ubwo Imana nayo yari ifite impamvu yanjye yo kubyemera kuko itantanze mu maboko yabo ntiyabyemera sibyo. Kugira reaction rero ngakurana nabonye ari gutukana guhunga urukumva ntago abantu bakira esida kimwe bura niko bayakiriye ibintu sibyo. Nta nicyo ngicyo navugaho wenda nicyo ngicyo wabivugaho ariko ku rundi ruhande tugaruke ku bantu benshi bari ku blaminga uyu muri Ndahabirene nyuma yuko atanze warning akabivuga ati murekeraho ariko bikakomeza katumacha ukavuga ati se abantu benshi wenda bakavuga ati muri Ndahabirene yego n'umugome ariko nakavuga ati yabahaye warning kandi nabibyo bakoze barasebeje bagenje gute buriya hano kimwe mu mbogamizi itangazamakuru rigira na social medias n'abantu bakora inkuru batari aba pro nazo zirimo
sibyo noneho uyu munsi harimo ikibazo cy'abantu b'abanyamakuru bitwa ngo ni abapro uri kumva mbo rimwe na rimwe ujya wumva konfuri zabo ko badashaka no kwitwa aba YouTuber bashaka kwitwa abanyamakuru kandi bakorera na presentation nka nuza nka Scovia mu minsi yashize atarashinga televiziyo sinzi niba yakoraga presentation yabango ndi umunyamakuru w'ikinyamakuru mama urwagasabo.com sibyo ni urugero yego nibyo koko niryoze aranagifite cyandika no bukira yes donc mu byukuri ahazwi cyane n'ahamukorera n'ahamutunze ni YouTube mama Rwagasabo ariko mu rwego rwo kugira ngo yumvikanishe ko ari umunyamakuru uri pro abandi umunyamakuru w'ikinyamakuru iki niki sibyo izo nkubiri mu itangazamakuru ziracyarimo noneho nge ndashaka kureba kuri ishu no kuri angle nyinshi kugira ngo tuganire neza aba banyamakuru baba pro baraje bisanga hari block y'abanyamakuru bari anipro kandi bahurira kuri tere kandi abo kuri tere bakabatanga iki amakuru hazamo iyo ishu yo guhangana kuba bamwe ari abanyamakuru bashaka kuba abanyamakuru no kwereka societe ko ari abanyamakuru b'umwuga banakurikiza na etike y'itangazamakuru sibyo noneho hakaza noneho b'abanyamakuru badakurikiza etike y'itangazamakuru babita ngo nabaguta journalist cyangwa se yero journalist sibyo aba nabo ariko noneho bajya ku isahane yo kuriraho bagasanga aba yero journalist bari kubona income nyinshi kurusha abanuza aba development journalist sibyo yego nyangane gukoresha izo mvugo no kugira ngo abantu babyumve neza itandukaniro ryabo sasa rero iyo conflict hari abanyamakuru b'umwuga bashaka kwerekana ko umwuga wabo uri kwangirika hari n'abandi bantu batagiraga akazi babonye akazi ko guhahiramo bakoresheje social media aha noneho public bashaka sibyo iri guhengamira naje gusanga societe yacisha ikundira ibinyoma kuruta ukuri ukora za nkuru sasa rero ngiye kubwira abantu iyo uri umuntu uri wide ubundi ugomba kugenda usoma ibihe step by step reka mbwira abanyamakuru benshi bagiye batandukanye cyane aba YouTuber bari hano mu Rwanda nkuko hari utuzi twagiye turangira ibintu by'itangazamakuru uri kumva kuri social media ku banyamakuru batari abapro namwe mwitegure ko biri kurangira ntabwo bizarangira kandi bivuga impamvu bizarangira ndagira step by step abantu bumva iki kiganiro bacyumve bitonze ku bantu basenga donc bakora inkuru zo gusenga ziyubokamana ziki mwitegure ko abantu AI basigaye bazita ngo ni aba brothers and sisters sibyo kukwira kwandikirika kuvuga ngo nitwa Rufa cyangwa Rukanaka sibyo izi brothers zanyu cyangwa se izi sisters zanyu bitewe na misiyo zazo aba bantu bafite content zisenga mwitegure ko rwose zo zizabikuriraho direct aho ndarangije sibyo impamvu mvuze bitewe n'akajagari n'amafaranga ubwo mvuze akajagari n'amafaranga aba muri YouTube YouTube irahemba abantu mudukurikiye irahemba urayabona ngenda nayabonaga pe ajyanye nuko numva ni wowe numva vuga ariko nuguhakana ariko ngenda nayabonaga pe narayabonaga ajyanye na standard y'ubuzima bwa famille yanjye kuko ijambo ry'Imana bavuga ngo mufite ibyo kurya bibahagije narayabonaga nkabonamo umwambaro nkabonamo minerivare y'umwana uri kumva nkabonamo n'ibyo kurya sibyo yego kandi mwibaze munatekereze nkanjye yego nibura nafite 36,000 ubwo abandi bafite magana ngahe nkaba ndi gushima ko nyabona abo nabo barayabona ahubwo nuko nyine nta muntu ujya wemera ko abona iki amafaranga ariko nge mbanyuzwe n'ibyo Imana iby'Imana nakira ibyo ngibyo donc iyo ni side ya mbere ikindi cya kabiri buriya iyo hatangiye kuzamo ibintu nk'ibi ngibi by'aba Bosco Empire numvishe na ba Pastor Claude bari kuvuga ngo baremera bibitambo bya YouTube abagimageragere sibyo nta kindi gituma avuga ngo nukugimageragere ni inkamu ari kubona bari kwangiza yego yakiraga sibyo bivuze iki cyangwa se bisobanuye iki yego uri kumva mu yandi magambo iyo umuntu yarafite ahantu ahahira aho hantu wahahiraga ukabona barahafunze barahasibye sibyo
hari abakwishima hejuru nawe ubwawe utekereze ni kuvuga ngo ni kuri abantu batizera Imana kuko twe twizera ko Imana ari itubeshaho ishobora gufungura iri riba ejo igafungura irindi yego gusa birababaza ngiye byarambabaje impamvu byambabaje sibyo najyaga nicara nyine ibyo ariko bikananyigisha najyaga nicara bati man uyu mwaka nzaba afite subscribers aba nzaba ngeze kuri achievement sibyo ariko uyu munsi ndi kuri 0 kandi njye nari nahize ngo nzagera kuri 60 sibyo rero iyo wubatse ibintu bigasenyuka biraryana ariko ndeka mvuge kuri ubu buryo yego na hano n'aba bantu tubana kuri izi mbuga nkoranyambaga harimo umwanda unuka n'inkubwira ngo unuka umuntu witwa Yago yaratatse aravuga ati nyamara mfite ikibazo yego mfite ikibazo gikomeye bamwe ntibamwumva ariko asiga abaganirije n'ibizakurikira yego ariko pe iyi rivari iri hagati y'abantu bitwa ngo ni aba YouTube bari pro bakuru oya ntabwo ari ukuvuga ngo bakuru ibifi binini rega nibyo ngo bihora ngo bigize biba bifite impungenge nyine yuko ntabwo mbizi ariko usanga hanini abakuru n'abatari bo bari mu ntambara cyangwa se abenda kwegerana ngo hazamo ibintu by'ishyari ariko wenda turi buze kubigeraho tubisesengura cyane tubirebe yego rero ikintu nabwira abantu badukurikiye si no muri YouTube gusa mu hantu hose no mu buzima busanzwe abantu bararyana abantu bagirana amashyari abantu baratemagurana abantu baricana abantu bararwana ntabwo ari na YouTube gusa uzi ko natangaye abantu badukurikiye mu byanarize iyo umuntu iyo abana babiri ababyeyi babanaga ari inshuti bisanzwe umwana umwe agatsinda nk'ikizamini cya leta undi agatsinda uzi ko nasanze abo bantu bashwana icyo si icya mbere abantu mudukurikiye mushobora kuba mwaratunzeho imodoka bwa mbere mu makaritsiye mutuyemo mwabonye ukuntu abantu babagiriye ishyari uri kumva bakanabarwanya kugera ku rwego n'uwagusuraga ahita areka kugusura n'uwakuganiriza agahita areka kukuganiriza kuko waguze imodoka abantu mudukurikiye mwabonye ukuntu umuntu iyo yubatse inzu mwabanaga mwese mukodesha guhera uwo munsi muhita mutangira gushwana y'umusize sinzi ukuntu bigenda rero n'aba YouTuber buriya aba YouTuber bagira ukuntu basetsa iyo umu YouTuber yakoze ikiganiro kikaturika kwa kundi hari utuntu tujya tuzaho turi guturika gutyo kiri kuzamuka ngewe byambagaho sinzi wewe byari byakubaho ahita kwamanga ndabona ngo hahi ngo ndi kubona ngo hari kugurumana si ibyo ari kubaho ugasanga buri munsi ari kuguhamagara uko guhamagara ngo ndabona hahi ni imbaraga yo kukubwira ngo biriya bintu byakubayeho n'ingihe byagakwiye kuba bigize gute biri kubaho naho rero batangira kujyana amashyari n'amakimbirane akomeye kugera ku rwego bazanamo inzangano zo kuba zanakwicara no kugira gute ariko ikintu nabwira abantu bagiye batandukanye memu na leta nayo ndaza kuyisaba ikintu nk'umuturage wayo niba ushaka gukora ibintu byawe ngo bibe biri professionnel sibyo manza ibintu ugiye gukora wirinde kuba umucamanza ujye wumva impande zombi both side abantu benshi bakunda gukora iyo mistake umuntu akumva uruhande rumwe ntiyumva urundi ruhande kubera ikadufate nk'ino kese yaba murinda habi n'aba bakobwa kubera icyo ubundi havutse ikibazo hagati y'aba bombi yaba Bosco Empire na Irene sibyo kabiri kubera icyo abantu bakora kuva ko murinda habi ari umugome icyo nyine donc mukwanariza niho utangira kutafata impande zombi ese nuko bamwanga kubera ibyo yakoze bamwanga kubera iki kuki ari we banga niwe wenyine ufite ibyo bikorwa bingana n'ibyo yakoze siri kugendana kuki kanaka batavuga ko ari mubi kuki bicara ukumva baravuze ngo Kiramani ngo ni umwana mwiza ni daddy wa bose ukumva Kasiye Pizo nta uricara ngo amwagize mu kanwa ke ko ari umugome ababa hafi tubana n'uwitwa Evode nta muntu ndumva avuga ngo Evode ngo yaramemukiye yego sibyo toujours kubera iki bashobora kuvuga ngo kanaka icyo kintu nawe ukamanza ukagikora analyse katugaruke sibyo Bosiko
nanjye ngiye ubwanjye nigeze kumwamagana nabwo ati brother ukora ibintu byiza ukora analize nziza senteze nziza urukumva ariko uzakuremo utuntu tubiri ubonaga analize akora nziza yes Nega nawe muri commentaire yagira abantu babi agira impande zombi hari abamwandikira bamuga ko ibintu akora ari bibi sibyo hari n'abamwandikira bamuga ko ari byiza ngiye watangira ari mu bantu bakoraga analize nkabona ni bien meme n'uyu munsi hari ukuntu yanaliza bari zirankura akora bizita investigation stories nyine manzu nega amatwi sibyo ngiye nigeze kumamagana bwa rero mu bintu byawe uri gukora uvanemo ibitutsi sibyo uvanemo ikintu bita ibitutsi kabiri uvanemo gukora inkuru uri reactive igihe cyose umuntu akoze inkuru afite reaction ufite uruhande uriho rega uretse gato yamaze nkubwire ndi nka boss ko ngewe bivuge ndi nka boss ko uko nakora kuko si ifite uburenganzira bwo kumubwira uko akora afite ibyo akora ndi kuvuga ndi nkawe nk'abafite iriya content ye duspose we mute yo yaza kuba ayifite impamvu afite abantu nuko bamukurikiye ko ibyo yabihumba afite nijya bamukurikiye bitewe n'ibyo akora duspose rero nubwo ntariwe nta naba nawe unteretsemo ukamwe ngo kora buyunguyu wakosora iki kuko nge mba ndi ase ntago oya sinkubaza ngo uyu munsi ngo wakosora iki kuri Bosco none reka mubwire ibyo azakosora ntari sibyo ibyo azakosore gutukana sibyo imvugo zose zijyanye no gutukana azikosore kabiri akosore imvugo zo gukora ibiganiro ari reactive donc afite umujinya mwinshi sibyo turi kugendana gatatu yanarize yibuka abanyarwanda ko dufite ubudasa sinzi ikintu uri kubona ari bamwe bari kumuhungisha nyine ubwo budasa ikiganiro baravuga ati mfite imodoka nta ndi kugendamo ndi kurara mbunda ibyo nabyo byo kuvuga ko yataye imodoka ni umunezero w'abashatse ko agenda niba ari koko kuba wari ufite imodoka ukayita ushaka kuyita rero ni akarara ubundabunda uri kumuha ibyishimo uri kumuha show uri kumunezeza success ze yazigezeho uri kumva ariko ku rundi ruhande reka turegaruka ku bantu batumye Bosco Empire abe impunzi kuko uyu nawe uyu munsi nese turamwita impunzi turamwita ikigasho turamwita impunzi mwisi ikigarasha kubera iki abantu bose bazajya bahunga igihugu n'ibigarasha umuntu wese uhunze ubutabera ahunze kuko ubutabera bwamuhamagaye wagahitamo inzira yo kubuhunga nahise babaye iki oyanjye ntago nifatanyije nayo kumwita ibyo ngibyo uri kumwita ese nabahunze umunsi abantu bashaka reka dukoreshe expression yo guhunga ni impunzi ihunze iki ngo ndi kuvuga ibyo nyine wakoze ni converting yahunze witwa ngo DJ Brian agira gereza DJ Brian yakwica DJ Brian agira imbunda DJ Brian yagutwara iki uvuze ngo umvuze ni impunzi igihugu kubera Robert naba ntari umusazi ndamuhari igihe cyagera ukampunga dore kasha iyo mikino nka ari igihe kige none se n'abagabo ujye ubona bazinga bakava mu ngo zabo bahunze abagore nta mbunda bagira nta sasu bafite DJ Brian utamuhunga wabuzwa n'iki kumuhunga bibaye ngombwa kumuhunga ugahunga DJ Brian ugahunga yire nawe wamuhunga ntabwo nahunga DJ Brian wamuhunga ahubwo ahubwo nahunga inzego wahunga inzego uko uyu munsi Bosco Empire yahunze inzego ntabwo yahunze Brian niko ubitekereza ariko wari kuba ati ngiye mpunze muri ndahabirene urikumva nande na DJ Brian mu kiganiro numvise yavuze ko amaze guhamagarwa n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB si ubwa mbere ajyanye ikibazo na Brian si ubwa mbere ajyanye ibibazo na Irene amaze guhamagarwa n'umukozi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB nibwo yafumyemo akarenge avuga ati uko yari yambaye niko yagiye gusa urumva atarahunze inzego kadufate ko yahunze inzego ariko we yahunze inzego atekereza ko zikoreshwa na Brian turiya muntu yatambitsemo akantu kamve mu nzira we atizeye iki ubutabera inzego isi yacu se ko wabaye umudugudu inzego wazihungiranye ntibazihunga se mu Rwanda dufite impunzi zo muri Congo ntizahunze si ibibazo byo muri Congo ariko ntabwo bahunze inzego ntabwo bahunze ariko ubutabera
ntabwo inzego zo mu Rwanda bazihunga mani n'izi zitagukura zagushatse ari ahantu zitagukura zagushatse nta hantu zitagukura zanakubona naho uri yego kuvuga kuri ibi ngibi wahunga inzego ukajya kuvugana na Godfather tube clear ese Godfather bazahari ashobora kuba ari gazi n'ahari kandi iyo wavuye mu gihugu ukagira mu kindi ndetse umupolisi wo mu Rwanda ni wo muri Kenya nyine ntabwo ari kimwe ntabwo ari kimwe wo mu Rwanda se ubasha afite nibwo afite muri Kenya nawe yageze muri Kenya nta umuturage usanzwe se dutanga reality iyo umupolisi wo mu Rwanda ageze muri Kenya nta umuturage usanzwe ntabwo mbizi oya aba ari usanzwe aba umuturage usanzwe keretse yari Interpol umupolisi mpuza mahanga cyangwa se yagiyeyo kuri misiyo wa mugani wanuza wajya wa mukobwa nindi wanda uvuze ngo politike yacima amasasu Marine se ni Marine ibyo bintu bya politike ntago mbizi yego wenda tugaruke nyuma yo kuba anahunze akora ikiganiro kiremereye cyane avuga kuri Murindahabirene avuga ibintu tutashaka no kuvuga ariko abantu barabibonye avuga uburyo Irene ngo yateye umugore we babanaga gupfa avuga ibintu byinshi ndetse anateguza ko agiye gukora rokete nyinshi cyangwa se kugaba ibitero byinshi kuri Irene bitewe n'uko ngo yamuhaye strike sorobo we strike ni wayitanga bibaye ngombwa ubonye impamvu itanga strike watanga umunsi turenganye Irene ko bayateye strike imyaka yose maze muri YouTube ibyo ari gutuma nanga strike byari byinshi naye nigeze nanga njye nayo natanga ubwo ngubwije uko subizi yego nyine uko niko kuri kwawe suzi ko ari nazanaga ubitwaye akarebwa kurusha ngewe uko nyine uko niyo reality yanjye nge ntago natanga strike uko niko kuri kwawe yego uyu munsi abantu barenganye Irene ko yahaye Bosco Empire strike icyo kibazo wanditse kwiga nyisubizaho yagisubiza impamvu nashaka kugisubiza nafata uruhande uri kumva oya gisubize niba urufata urufate niba utarufata rureke ariko gisubize uyu munsi hari ibiganiro bakoze bavuga kuri abana Irene uribuka dukorana ikiganiro bati nanone ko natwe azashobora kuzayiduha hasi twe katayiduhaye cyangwa hari abo yagenderagaho bitewe n'ibintu bavuze biri uribuka dukora ikiganiro bakubwira ni kuko ni inkuru yavuzwe ku muntu nta kintu bitwaye sibyo ako kugera ku rwego winjira mu buriri bw'umuntu sinzi niba icyo kiganiro twagikoranye ukagera ku rwego ukerekana uburyo umuntu aryama uri kumva niba aryamagona niba aryamacuramye ndavuga ni iyo ni privacy life rero ntabwo ijya inezeza abantu sibyo kuyishyira ku karubanda ubwo ndagira ngo mpere aho ngaho ikindi cya kabiri sibyo ubwo ndashaka kugaya abantu bageze ku rwego bakora inkuru za Bavestina bakagira in deep sibyo bajya no mu buriri bwabo n'iki byose ngaruke sibyo kuri Murindahabi n'itsinda rye sibyo ntabwo ari byiza gutanga strike ntabwo ari byiza no kubuza umuntu umugati kuko urawumubuza ubu ukinishije umukino wa sinabyaye mu buryo utazi buriya mani abantu benshi ntabwo bajya babitekereza Damo iyo uhemukiye umuntu noneho nk'uko tuba ku mbuga nkoranyambaga ukamuhemukira umuntu abandi ba bantu wabwiye bya bintu byakubayeho niyo bahuye nawe bamubona muri iyo hangire yuko ari umugome ubu uyu munsi yaragiye yicara nk'uko bari kubivuga ashaka abatekinisiye be bajya gukubita amastrike abitwa ba Claude nabo banuza izindi zirasibwa sibyo zitanazwi ni oya ragaca nibizwe none se n'ubu ufite abantu bawe cyane bataje ngo bavuge nese ubu bazuvuga iki yego umwanya yajya kwicara kuri kamera ngo byagenze ko cyane gake ndwana n'iki sibisha nyine ahubwo uzongera umbone ndiho nagarutse noneho nzameze nk'intare yakomeretse yego uri kumva iyo uhemukiye umuntu ukamwangiriza ibintu bye ukabyangiza igo yawe ukayinezeza ukayishimisha sibyo wa muntu wangirije
uri kumva isaha n'isaha abazakwishyura mu buryo ubwo aribwo bwose kuko nabonye mu isi yacu dutuye iyo umuntu agiye kubiba amasaka aba afite igitekerezo cy'uko azajya gusarura amasaka ntabwo wowe uzabiba imitanga uvuge ngo nijya kwera ngo nzajya kweza ibihaza turi kugendana icyo umuntu abiba nicyo asarura sibyo ubwo muri make ushaka kubwira ubu ibintu muri ndahaba ari kubiba muri sosiyete yaba byiza yaba bibi azabisarura ibintu Bosco Empire ari kubiba muri sosiyete byaba byiza cyangwa byaba bibi azabisarura Pastor Claude ibyo biba sibyo muri sosiyete bibe byiza cyangwa bibe bibi one day uzabisarura n'abatazabisarura muri ubuzima na nyuma y'ubuzima muzabisarura ikintu cyose kwicara byo ibyo ari byo byose icyo wakora cyose ikintu cyose wakora yaba ikitwa ikibi yaba ikitwa cyiza uzagira igihe ukasarura imbere hari imbuto imbere byanze bikunze hari imbuto z'icyo kintu poetre abadukurikiye abafana b'aba bantu abafana bacu nanjye Robert nawe Damour n'undi wese udukurikiye ibyo mubiba mutegereza amatunda yabyo kandi hari ikintu kimwe nabonye mu bantu abantu bishimira kwicara no kwitereka ku bandi bantu no kubanezererwaho kuko bari kugetinga cyangwa se bari kuganya what you need uri kumva ariko then after sibyo ibyo bintu wicaye ukanezezwa no kubona njya nangazwa n'umuntu ushobora kubona mu buzima bwe ari kuvuga abandi akishima akanunguka yabona ageze igihe cyo kuvuga akarakara sibabaho cyane sasa rero impamvu mvuze ibi murinda habi mwakoresha izi tekinike zanyu zo kwanga ngo kuvuga ngo nimujya muvuga ngo birarangira ntabwo biba birangiye bro muraceceka ariko ingaruka zabyo muzibona nyuma hari n'igihe kigera ibyo mwakoraga bikarangira abantu bacecetse bibabera bibi abantu bacecetse nta kintu muri iyi ngo inzira nziza yo gutsinda guceceka bigira ingaruka nziza bikagira n'ingaruka mbi turi kugendana kuvuga bigira ingaruka mbi bikagira n'ingaruka nziza ntabwo guceceka ariyo solution uri kumva ikemura ibyo bibazo nk'uko mubitekereza nakubwiye ngo icyo umuntu yinvestisa icyo umuntu abiba nicyo asarura waceceka wabibye ikintu kibi muri iryo ceceka ryawe uzasaruramo wavuga wabibye ikintu kibi uzasarura niyo mpamvu mbwira abantu mujye mwiga kubiba ibintu byiza muri sosiyete sibyo kabiri mwige gukoresha ikintu cyitwa yego cyangwa hoya buriya umuntu uzi gukoresha yego neza akaba azi kubikoresha na hoya neza niwe muntu ufite ubutunzi bukomeye kuruta ubundi butunzi bwose bubaho iyo umuntu mubwiye yego ashaka hoya mu byo yifuza uri kumva sibyo arababara niyo umubwiye hoya ashaka yego muri we arababara uri kumva Damour ariko abantu bige gukoresha yego cyangwa hoya neza kabiri bige kumenya ngo ibintu mbibye akantu naze muri sosiyete nzagasarura one day sibyo kandi ikindi cya gatatu biga ubwo ni gutanga amasomo kuri aba bahungu bombi sibyo icya gatatu abantu biga iyi si yacu umworera wayo wo kwifuza ntabwo ujya urangira bagushyinguye ariko niyo bagushyinguye uyu ugeze hari ubaza ngo ibyifuzo byawe wabikoresheje ute kamere yo kwifuza nishira ugira ibihumbi 100 ukumva ushaka 200 kuko ubona hari abagize 200 yego ugira 200 ukabona hari abagize 300 sibyo yego ibi bya subscribers baba muri gupfa ibi bya kimwa muri gupfa uri kumva bijejo bundi na mbere yuko biza bamwe nyine nta buzima nta mibero bari bafite nta cyerekezo sibyo ase nibirakwiye ko abanyarwanda bakecyurana bagatemagurana hejuru y'izi subscribers andi makuru namenye nyakuye kuri iyi mihanda nuko hari abakire bandi bashaka gushora akaboko muri za YouTube uri kumva ayo nawe drogo yifatanyije na Bosco Empire oya none se singubwa ngo niyo namenye kuri Bosco Empire sijyo ndeke gukotinga wana byumvishe se oya ubwo ibyo Bosco Empire yavuze ugiye kubikotinga none nari bikotinga sindi umunyamakuru se
according to ari sosi mbi na sosi mbi ntago umuntu sosi mbi sosi mbi ntago bayamamaza none se wowe ufite uburyo ki bwo guhakana ko ari sosi mbi ni sosi mbi ubibwiwe ni kuko nta evidence ifite na makuru adafite hashingiye na makuru umuntu arema niba se abana b'abanyamakuru abenshi bakoraga ibitangazamakuru bamwe twari tuzi ngo ni ibyabo bagafata umwanzuro wo kubivaho ati tujye twikorera utuntu twacu turi kubona abakire batameze neza urabihakana ushingiye ku ki kandi nanone rega iyi business ya YouTube irahemba bro nabikubwiye nuko badashaka kubyumva irahemba buri ni umuntu ashobora kwicara agahembwa miliyoni 4 5 10 aho hantu haba harimo imboni igomba kureba wagwana kareba ibyaribyo kareba ibyaribyo numva yifatanyije n'abandi rwose ese ubundi wowe ubibona ute mu kubona ibintu uko abandi batabibona wowe ubibona ute njye ntako mbibona nese ko gukora buri wese kagifite uburenganzira bwiwe gukora akazi ke ntabwo barakwaprocinga kumanura kuvuga ati impanuro yacu wayiduhaye ndi kwa approaching us mukiri oya wese avuga ati ukora ibi ushobora gukora ibi ukora ibi yego ariko ayo ni amakuru adafite amashinge wenda igihe cyabyo nikigera bikajya uti cyo ikintu namaze kubona isi yubakiye kuri system twe tutazi yego ku ruhande abantu benshi bafata izi mvugo z'aba bantu babiri bafite imvugo ya Pastor Claude ati turateza ubwega turatabaza ati n'intege imageragere we muri nahabirene urajyayo ariko aho kugira ngo abana banjye bave mu ishuri muri make n'ubwo ati hari icyo nakora aho kugira ngo umwana wanjye areke ishuri hari icyo nakora kugera ku rwego umuntu avuga ati Irene ajye kurega Claude amurega iki ku terabwoba rero ni terabwoba kubwira umuntu ngo ndavana imvugo nshyire mu ngiro aho kugira ngo bigende bitya kugira ngo bigende gutya ni nk'ubwo ati nge nakurya nkirega kandi igihe umuntu abikubwira akakurya pe hari umutipe twigeze gukorana ahantu abwiye mugenzi we sinzi ikintu bashwanye nyine bangiye numva imvugo z'abantu ukuntu bavuga kuruta noneho umutipe aravuga ati mwana bari gushwana ati kandi umenye ko mu gitondo naje n'amaguru ushobora kutataha n'amaguru mwamugaye iki nyine ko nyine yaje ku kazi yagenda n'amaguru kumwe ashobora kuza gutwarwa n'aya modoka ya ribu cyangwa n'indi urukumva noneho mpita numva ko harimo ikindi kintu ndagenda abwira wa mutipe bari gutanga ngo turongera kuvuga ariko n'umuyobozi wacishije make cisha makeya ntabwo bakubwiye gutya ntabwo uri kumva icyo ariko abantu aho ugiye umuntu akubwira nk'ikintu ati kandi nge nakwasiye umwasi umuntu akumva ngo ni joke kandi nabo bawukubita bumva ngo batabikora terwa n'agacu wavukiyemo nako navukiyemo iyo akubwira ati nyowe ni katore mawe inkutera ushatse wahita uvanzira uri kumva abwiye ati nakumena ubwo byumva ko yakumena turi kunaba ni katore mawe ni inkutera hari aho babivuga kumva ngo ni joke oya ubwo nanze kuvuga n'indi ndahiro nk'iyo umugore w'iwacu ayirahiye nkanda cyangwa akajya nko mu mugana akavuga ati kimuri kuri cicojo ibintu biba bikomeye kikambonera bakavuga kikambonera mawe uri kumva urugero nyine ubwo nyine urumva biterwa n'abantu baba barakubwira rero iyo umuntu akubwira ngo nzakora iki ngiki haba harimo tena ukwiye nanone kujya kwishinganisha baba babikora ariko urumva n'aba bamurinda habe niba wicaye ukajya gukubita strike abantu undi bakubita strike ngo ni measures muri gukora uri kumva nk'iyi nkuru y'abavestire simenya inzira z'ubwirinzi nta rero ubona abantu bazajya bicara ugatanga niba mugiye gukora interview umwe araje aramugonze uvuga ati iyo ugonze umuntu aba ari hejuru y'ibiri naribi ntabirenze ni impanuka gusa wumva kuyoze kugira ku mugapfa ariko Robert Irene ko abantu badashaka kumwumva cyangwa wenda reka tuvuge kuko nakoresheje n'email z'abana b'abakobwa kuki bo batakumva agahinda batewe no kuba baravuzwe nabi
ako se ubundi abanyarwanda bemerewe kwihanira nk'ibi turi kuvuga bemerewe kwihanira nemeye akababaro ka Irene yumvaga arahana Claude agana Bosco Empire n'ura munwa wabo bagaceceka iyo ujya gufata Majors uramanza ukanareba abo ndi gufatira Majors niziye sibyo wumvaga nubahana baraceceka sibyo baraceceka kandi nanone buri aho kugira ngo ngiye mpane umuntu uceceka sibyo nta hantu umuntu uvuga aguhana umuntu uceceka nta hantu umuntu uvuga kubera iki umuntu uvuga niwe mwiza kurusha uceceka uwuhana sinakweretse imeri z'umuntu wafungishije cano waramwihoreye sinamwihoreye muri make umufitiye ubugome buruta ubwo ntabwo mufitiye ubugome buruta ntabwo azi Majors ifite ntabwo azi icyo nteganya were kubyita ubugome ntabwo azi icyo nteganya sibyo ubwo muri make bariya kuba bavuze bishobora no kurangira hari kumenya kuvuga gusa babona bari kubona ibyishimo bya views bakaba bati sawa ikintu cyiza nabonye izi nkuru za YouTube zimara iminsi 4-5 nicyo cyiza cyazo ubu hagize ununyara nko mu isoko mwahita mubyibagirwa gusa ariko nanone za nzango ziba zigiye zibitse baterekaho zizagira ingaruka. Tumaze kugira wenda bo nzi cyane n'abanyamakuru cyangwa se n'aba social media influencer babiri Yago na Bosco Empire bamaze guhunga igihugu kubera muri nabi Irene abifitemo ukuboko reka mvuge muri ubwo buryo. Ni ikintu cyiza ni ikintu kibi wenda duhereye kuri Yago. Uyu munsi twavuga ko twahombye ibintu byinshi kwa tudafite Yago muri ino industry atari gukora. Hari ikintu kinini twahombye haba ku gihugu haba no muri societe muri rusange. Ntago twabura kuvuga ko twahombye mu mpano zazamukaga binyuze kuri Yago. Byishimo abantu babonaga binyuze kuri Yago. Hari benshi bagiye nyine bahomba abana bamufatiragaho urugero. Uyu munsi Yago ntago nabura kuvuga ko yazimye mu bigendanye n'itangazamakuru kuko yabuze nta bana afite akoresha. Tubonye undi witwa Bosco Empire kubera iki aya makimbirane uko agenda akora. Jihad we already yamaze gufunga uko ibintu bigenda bikura bigenda bibyara ikindi. Hari abavuga ko RIB itaragakwiye kuza muri ibi bintu nkuko yabijemo nabi akaba ari byitera bamwe ko bafungwa abandi kuba byagenda ukijya hagati y'amakimbirane y'abantu birimo ikibazo. Bo ari urwego rw'itangazamakuru rwigenga rwitwa RMC rukorwa na Scovia. Hazabe orientation na n'urwego urabona YouTube niyo benshi abanyarwanda benshi bahahiraho cyane sibyo? Ni abantu benshi bakoresha n'itangazamakuru bakurikira. Yego sibyo? Hazabe urwego donc bazicare nashaka be nibyo bifi binini. Habeho urwego rwabo rw'itangazamakuru rikora kuri YouTube. Habe hari umuntu bahagarariye sibyo babaye orientation ugenzura ibyo kuri YouTube ariko nubundi bitandukanye byaho. Juste n'umanzu nega matwi ndakumva urumva duspose d'amour wenda ni uhagarariye YouTube niyo muyobozi wa YouTube sibyo habaye kese nk'iyi ya Nuza ya Irene na Nuza na Bosco Empire Jema Mastrike ni imijema Mastrike n'ibiki byose nibegera umuyobozi wiki ubahuza donc ushinzwe YouTube muri rusange uri kumva none namara kubaho sibyo niyo bashyiraho umusanzu w'umushahara zajya ahembwa bizwi none ni haba habayeho komite y'ikibazo cyavutse babahamagaze uri kumva bicare kuki wamuteye strike kuki wowe wakoze ibintu sibyo icyo gihe hazabaho gukemura ibibazo byo biba muri za YouTube kumva haho ubuyobozi bw'abantu bashinzwe YouTube none n'umunyamakuru wakoze inkuru
batitaye kuvuga ngo naba ntabwo ari umusiki ngo ntabwo ari abapro n'iki sibyo habaye kunga muri rusange sibyo habeho na komite y'abasaza hari abasaza tugira hano ku mbuga nkoranyambaga turi kugendana bazikoreraho sibyo bamaze gukura nk'aba batayisire aba bakaregeya uri kumva n'urugero nyine ngo waye aba ba Kenisi tube clear gana aya mateleviziyo ya offline ngo za TV1 zaki uri kumva inyinshi ziri online niho haba amafaranga ushobora gusanga televiziyo mu buryo busanzwe income zayo zitangana n'iza online c'est vrai siri burani barabiye ishobora kwicara atariko dutekereza online kandi ukabona niyo bashyiramo imbaraga kurusha offline nuko aho hantu habagize gute hari income rero mu rwego kugira ngo abantu bagumye bakemura amayishu hakwiye kubaho komite ishinzwe guhuza aba bantu ntihazemo ivangura ngo ry'aba RMC ngo abanyamakuru niba nyine wahisemo kuza guhahira kuri YouTube uri umupati na program wa YouTube sibyo aba YouTubers bose muri YouTube Rwanda umuyobozi wayo sibyo wenda n'urugero ni Robert nitanga urugero kugira ngo bataza kunyumva kundi sibyo Robert ni uyobora aba YouTube bo mu Rwanda mbere yuko bajya no muri RIB yakira ikirego sibyo cyo kurega umu YouTubers ubuyobozi bwa YouTube kubyo na RIB nayo ikotinga ubuyobozi ikabwira umuyobozi ikavuga ati Roba turashaka gukurikirana iyi case ya Nuza ya runaka sibyo muduhamagarize mubanze mumenye ibyo tukubona biri kurenga umupaka byazabaho gukemura none uyu muyobozi nawe akaba afite ingamba z'imikorane na RIB sibyo na leta uri kumva ku buryo ashobora no kwicara bati uyu munsi wera tugiye gukora amahugurwa y'aba YouTuber sibyo bakazana umuntu umwe expert mu itangazamakuru akicara akabaganiza ngakora kwa Barore n'abandi sibyo niho hantu hashobora kuzagenda hakemuka iki ibi bibazo byinshi by'abantu bo muri YouTube cyane arega ubundi hari ikibazo kivukira naba abantu bakora content yitwa y'amatiku content yitwa y'amatiku nayo content ifite ikibazo kugeza ariko mu rwego rwo kugira ngo bamanaging YouTube uwo muyobozi yajya amenya ngo ese abantu bakora content z'amatiku ni bandi bizo bisa amatiku ni bandi ese bashobora kuzikolekta gute urumva niyo issue ishobora kuzigakemura ikibazo sibyo gishobora kuba cyateza inuza kuko reka dusuppose wenda nk'iranguru wari kumwe ngo se ngo ifatanyije na Bosco Empire dusuppose ko kira gihuha Bosco Empire ari kuva ko ari abakire bashema ko hagiye kuza AdSense adi ari ukuri abakire bashobora kuza bagashoramo amafaranga bati bwaba amafaranga tukaba twashoramo amafaranga yacu mudukurire mu nzira uri kumva utwo twana dutoya n'urugero nanzi nkuko ari kubivuga none mu kudukura ahubwo agasanga niho byatangiye guteza ikibazo abo mwatangiye bati turajya amageragere n'iki cyose ariko habayeho ibintu biri ornogramme akabavuga ati n'umukiri ugiye gushora muri YouTube naze kuri competition y'umurimo ashoremo bisanzwe sibyo kuko ntago wabuza umuntu gushora amafaranga hanyuma ubwo buryo bwose nibwubaka aya makimbirane n'uru rwangano rwo kuvanga ugiye guhanisha urajyanisha umuntu mugenzi wawe muri guhahirana hamwe ntago mba mbyumva ngiye kuri kote yanjye aho wicara ko batikanezerwe no kubangamira kanaka aho yakuraga ihaho ry'abana akubuzi ubu mu minsi mike biransaba gukura wenda nk'umwana umwe mu ishuri cyangwa se kumukuraho yigaga kubera ko ubushobozi nari mfite bugize gute bwagawe urumva iyo uhuye n'ibibazo ushaka priority sibyo nese ugira ngo niba umwana yigaga ahantu ukaba ugiye kumukura mu ishuri kuko aho wahiraga hapfuye biranezeza umutima wawe ntago bikunezeza kandi koko nta kundi wabigenza ndetse wabigenza ute rero hakwiye kwicara bakamenya abantu muri rusange ibibazo byabo byakemuka gute yego Ruba turagushimiye cyane ariko wenda tutarasoza yego hari nyine abantu benshi bahita bafata ibintu ngo ni amashyari wenda abantu ntibafata akanya gato bakumva kuri Irene bakavuga ati wenda yagize agahinda ku bwe byamuvuzweho kandi dore ko yari yanatanze na gasopo ngo abantu barekera aho ngaho abantu bakabareka kumubureminga cyane ahubwo bakashaka uburyo abantu bahuzwa bagakemura ikibazo kugira ngo bikomeze kuba udutumba cyane kuko ibi ngibi abantu benshi Irene bishobora kumuhombya ariko nuriya nawe wahunze n'igihugu bigenda neza ariko nagusabye wowe winsaba kugira ngo ngire iruhande rumwe ngenda nshaka kurarama Irene koko measures yo gukubita abantu strike niyo wumvaga ikwiriye
sibyo dore ingaruka zayo ni izi ngizi aha hanyuma wowe bakubise strike ukora analize urebe ngo bayigukubitiye iki turi kugendana sibyo rero icyo nge nabwira abantu badukurikiye kugeza n'izi saha banyumva nasubira muri rya jambo nakubwira ko ngo icyo umuntu abiba nicyo agira gute asarura uri kumva kuba warakubise strike ku mpamvu z'umutekano wawe sibyo ingaruka zabyo none se ugira ngo reka nkwe nguryo rwa hafi nge nakurikiranye amacano menshi agiye atandukanye yago yaratatse mwanga kumwumva siko zo komantere zirimo yago yarababwiye mwanga kumwumva uri kumva utekereza ko iyi mitima iri kwandika ngo yago yarababwiye mwanga kumwumva sibyo bitaragira ingaruka mbi kuri Murinda Habirene nko kuri kubimbaza ntago byabura kumagera ingaruka sibyo donc ya inka none nkara Bosco yicaye aritereka ngo agiye kuzajya yataka uri kumva yataka umuntu wese Murinda habahaye ikiganiro kandi wa muhungu nabonye yabikora uwo haye ikiganiro wese akamusa we ntabwo ngo azajya avuga Irene Robert tuzajya wicara kwa Irene urukumva mite nkusebye ntago ari ugusebyera kwa kumwe yajyaga yinjira ngo witwa ko Pastor Mutesi ngo yavutse ngo ku itariki 14 z'ukwa gatandatu ngo avukira hitwa ku Murindi kwa kundi yajyaga yicara sibyo kandi nta munyarwanda unezerwa no kujya kumucukumbura amateka ye sibyo urumva uwo yabikora kandi abanyarwanda nafite ikintu bita niba ari urunyo ruri mu mitima yabo kumuha amakuru nose ubundi uri mutipa amakuru yakuraga nabo bagabaza aba bantu bagize gute bayamuhaga rero ngi kintu numva cyaba cyiza abantu bige kubana neza mu mahoro mani bige kubana neza uri kumva turayi wabonye dushimire Nyagasani uri kumva mwiryamire mutegereze iminsi yanyu yo kubaho nisoza babajyane mwitaka birangire Robert turagushimiye wakoze kubana natwe